Yes, reka mbaye ikaze rero kuri Kigali Channel. Nubundi ngarukanye na breaking news, amakuru ari kugenda sirikira hano kuri social media. Dore ko muri iyi weekend ku itariki 19 z'ukwa gatatu hari habaye igitaramo gikomeye cyari cyateguwe nubundi na Kevin muri Villa Portofino ino hotel iri Nyarutarama, ndetse icyo gitaramo bari bakise The Love Drunk Concert. Dore ko cyari kitabiriwe n'umunyanigeria YC, ndetse reka nkwibutse ko uyu YC mbere yuko iki gitaramo tukinjiramo cyane n'umuraperi w'umunyanigeria, ndetse wari ufitanye indirimbo na Kevin yitwa Cloud. Reka nkwibutse ko Kevin yari amaze iminsi asoye EPA iri indirimbo 7, ndetse aho yari yamaze gushyira hanze indirimbo ya mbere yari yamaze kuyita Maya, ndetse iyi ndirimbo yakomeje kugenda izamuka ku ma views cyane, ubona ko itegerejwe n'abanyarwanda. Ariko aho Kevin wari umaze iminsi atrend hano mu Rwanda, ndetse ubona ari mu baraperi bakomeye cyane bayoboye injyana ya drill, aho yari yamaze gutagetinga ko uyu muhanzi wa sinamara kugera mu Rwanda agomba kugira igitaramo bakora, ndetse bikamwinjiriza bikagira ikintu bimusigira, ndetse bagaprofita uburyo bagomba gushutinga ni indirimbo bafitanye bakoranye. Rero nubundi byaje kubagendekera nawe muri iyi weekend nubundi aho ku itariki 19 hari habaye finale nubundi ya Miss Rwanda, ndetse aho uyu Kevin watagetingaga kugira ikintu akuramo rwose yakoranye n'iyi hotel ya Portofino. Rero dore nubundi Kevin byaje kumugendekera nabi, byaje kurangira ndetse haje umwuka mubi, dore ko nubundi mu bihe bishize yari agiye ari mu aciye mu bibazo, ndetse aho amagambo yari yabaye menshi bavuga ko abaraperi bagenda bagaragaza kwitwara nabi, ndetse byari byabaye mu gitaramo cyari cyatawiriwe n'abandi banyanigeria nka Ruga, hari n'undi muhanzi witwa Evi nawe wari wakijemo, ndetse waje kugaragara byinana n'iki cyamamarekazi mu Rwanda Sharon kizwiho kubyina, ndetse Kevin waje kubafatanya iki gitaramo agaragaza performance iri hejuru, ndetse agenda yigarurira imitima y'abari bitabiriye iki gitaramo. Aho rero byaje kugenda nabi, ndetse biza kurangira aserereye n'umu DJ w'umunyanigeria, ndetse acomokora ibyuma, ndetse n'andi makuru yagiye ajya hanze nuko haje kugaragara amakuru avuga ko yaje no kujyana mikro, habura mikro zikoreshwa n'ibi byamamare, ndetse igitaramo cyaje guhagarara igihe gito, ubona ko yari yateje akavuyo, ndetse ibintu yari yanenzwe cyane. Rero yaragarutse rero muri iki gitaramo kuri uyu wa gatandatu n'ubundi agira ngo akosore ibyo bibazo byose byabaye, ndetse na profit uyu muhanzi w'umuraperi ukomeye cyane, dore ko n'ubundi ari guteguriza EPA. Ariko n'ubundi nk'uko icyo gitaramo cya mbere cya Drip City n'ubundi bari bateguye cyaje kumugendekera nabi, nubwo yahakuye public, ariko hari n'abandi benshi bagaragaye bamunenga. Nibyo byamubayeho rero iki gihe, ku buryo ushaka no kuvuga ati yenda harimo no kuba bari no kumuryozwa n'uyo myitwarire mibi yagaragaje mu bihe byashize, ariko ayo ni amakuru abagenda sirikira trendinga. Rero nubundi inkuru yamaze kugaragaza nkaho yazanye umwuka mubi hagati y'abayobozi bategura ibi bitaramo, ndetse n'umujyi wa Kigali muri rusange, dore ko nubundi byagaragaye yuko Kevin kugira ngo bahagarike iki gitaramo cye cyamuhombeje akayabo kagera kuri miliyoni 20, nubundi asa nkaho yarenganye, ndetse aho byagiye bigaragaza yuko abahanzi batandukanye yari yatumiye muri iki gitaramo bagiye batangaza amagambo menshi kandi akomeye atandukanye. Reka nkwibutse ko nubundi yari yatumiyemo genge nubundi ya Trapish irimo ba Rogan, murabazi ba Kenike eshatu bamaze iminsi bahitinga cyane, ndetse n'umucuti we wakadasohoka witwa Kivumbi King, ndetse yari afitanye na performance ya Gabiro Gita nawe waje kugaragara atangaza ibintu byinshi. Ndetse iki gitaramo aho cyari cyamaze gutangira rwose mbere yuko bagihagarika, hagaragaye na performance y'uyu mwari witwa France, ariko nyuma yaho baza kugihagarika, ndetse biza guteza umwuka mubi, ndetse wamaze kugenda uzana andi ma episode mashyashya, ari nayo ngira ngo nze ngarukeho nyinjiremo neza, kuko biri kugaragara yuko umuziki nyarwanda mu bihe bishize bari bamaze kuwufungurira, ndetse n'amasaha yiyongerewe, ku buryo ubona yuko rwose ibintu by'imyidagaduro nyuma yo kuva muri lockdown rwose ubona ko byari bitangiye kugenda bigenda neza rero hano mu Rwanda, ndetse aho hari hamaze iminsi ibitaramo bitandukanye. Ariko uyu muhanzi Kevin yayobewe rwose impamvu yateye aba bayobozi guhagarika iki gitaramo, ndetse we aranashinja umuyobozi umwe, uyu ni Dr Mpabwa n'amaguru Melari, n'ubundi ni vice mayor ushinzwe in charge of urbanization and infrastructure. Rero n'ubundi uyu niwe byose rero abishyiraho amakuru. Rero dukesha ikinyamakuru Isimbi nuko Kevin yaje gutangaza amagambo akomeye cyane, ndetse yatumye rwose n'izindi nzego zigenda zitekereza kuri ibi bintu byabaye kuri uyu mwana w'umuhungu n'ubundi
n'ubundi ubona ko afite ahazaza heza ku muziki nyarwanda. Rero aho yaje gutangaza amakuru akomeye ndetse yaje no kuyashyira ku rukuta rwe rwa Instagram, ari kuvuga ati nta mupolisi wigeze yumva urusaku rw'umuziki ngo azahagarika igitaramo byakozwe na visi meya wari urimo anywa inzoga n'abandi. Sinzi aho yakuye igitekerezo cyo guhagarika igitaramo yari arimo abyinamo. Ni ibintu by'umuntu ku giti cye. Rero aho yagomeje amushinja ko ari icyemezo yafashe ku giti cye, ndetse dusanzwe tumenyereye mu Rwanda ko ibitaramo bigenda bihagarikwa na polisi ariyo imenya nimba mwateje umutekano muke cyangwa atariyo. Rero aho byaje kugaragara ko uyu visi meya wari uri muri iki gitaramo ari we wifatiye umwanzuro ku giti cye, ndetse Kevin utariye indimi rero ku rukuta rwe ahita bitangaza, ndetse na nyuma ye aza kubakingwa n'amaspeech akomeye y'ibindi byamamare. Nakubwira nka Kivumbi King, nakubwira nk'uyu muhanzi rwose Gabiro Gita nawe wari umaze iminsi akora amahiti menshi atandukanye. Yenda mbanze nkusomere nk'ubutumwa uyu muraperi Kivumbi King nawe yabanje gutangaza, bwagiye bukomeza kuzamura polemique cyane hano muri showbiz nyarwanda. We yagize ati twacecetse igihe kirekire birahagije, mwatubujije uburenganzira igihe kirekire, imyaka 2 duhangana n'icyorezo, none baranga ko dukora. Ni gute uhagarika igitaramo ngo cyateje urusaku mbere ya saa 4 z'ijoro? Ibi ni amagambo na Kivumbi yaje yibaza n'ubundi nk'umuhanzi wari ufitemo performance, ariko n'ubundi nyuma y'uko n'ibindi byamamare mpuzamahanga ndetse n'abagenda bakurikirana uyu muziki nyarwanda hafi nabo bagiye bagaragaza ku intervena. Ngira ngo ngaruke ku magambo Badirama, uyu muyobozi wa Demeni n'ubundi music, yaje gutangaza, ndetse nawe yuririraho ku byabaye kuri Kevin. Biza kugaragara ko nawe hari ibyo ari gushinja umujyi wa Kigali ko nawe wagiye umuhemukira, ndetse uza kumuhombya miliyoni zigera kuri 40 ahashyira mu mwaka wa 2019 ubwo yatumiraga umuhanzi Shiba Karungi wo mu Bugande n'ubundi. Ndetse aza gushinja ubuyobozi ko bwaje no kumubwira muri icyo gihe ngo abanze yishyura aba bahanzi yatumiye, haba ku matransport y'indege, haba kubishyurira hoteli, ndetse n'ibindi byangombwa byasabwaga, harimo n'uruhushya rwose yari yahawe abyemerewe. Nawe baza kumuhagarikira rero igitaramo. Nawe rero yifashishije byabaye kuri Kevin, nawe aza ari gusobanura uburyo nawe ari kwishyuza uyu mujyi wa Kigali miliyoni zirenga 40 rero kugira ngo nawe arenganurwe, dore ko kuva muri 2019 abandikira babaza icyabateye guhagarika iki gitaramo, na n'ubu rero ntibarasubiza iyo email ye. Rero nawe akoresheje urukuta rwa Instagram yatangaje ayo magambo avuga ngo ubutabera kuri Kevin akeneye ni nk'ubwo nkeneye muri 2019 Kamena umujyi wa Kigali wampagarikiye igitaramo nyuma y'uko nari mfite ibyangombwa byose binyemerera gukora, ari nabo babimpaye, ndetse yewe ari nabo bantegetse kwishyurira abashyitsi bazaza mu gitaramo amatike y'indege na hoteli bari kuraramo. Gusa byarangiye bampagaritse, icyo gihe naho byarenga miliyoni 40. Nandikiye akarere nsaba kurenganurwa n'ubusobanuro ku byabaye, na n'isaha ntibaransubiza. Ibi bintu birakabije, birababaje, kuko umuziki ni business nk'izindi dushora nk'abandi, kandi dufasha benshi, ariko agasuzuguro dushyirwaho n'ibihombo badushyiramo birakabije. Mu by'ukuri nanjye ndasaba inzego za leta zifite aho zihurira n'ibi bikorwa by'imyidagaduro ko badufasha tukarenganurwa, kandi bakaduha n'umurongo bumva bifuza ko dukoreramo, kuko nzi ko twubahiriza ibyo baba badusabye. Aya ni amagambo rero nayo yatumye iyi nkuru igarukaho rero cyane ku mitwe y'ibitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda, ndetse ubona ko rwose bigomba kwafekta umujyi wa Kigali ukagira ibindi byemezo bitandukanye ufata, ndetse aho uyu Kevin wagaruka yishyuza izi miliyoni 20 yari yatakaje mu myiteguro y'iki gitaramo, yaba ibyo yari yishyuye n'ibyo yari yamaze kubukinga rero. Ndetse aho yaje kuvuga ijambo rikomeye ashinja uyu visi meya ko we yari yinywereye amayoga yasinze. Rero aho iri jambo ryakomeje kugarukaho na benshi, ndetse bavuga ngo se niye reaction meya ari bugire, niye reaction ubuyobozi buri bugire, ariko kugeza na n'ubu rwose nta reaction iraba, bisobanuye ko yaba ari kubeshya, hari kuba hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Rero ubwo nukuvuga ngo ayo makuru yatangaga yari ukuri, ndetse n'uyu muyobozi wari uri muri iki gitaramo rwose akaba ngo ari icyemezo yafashe ku giti cye. Rero ibi nabyo bigiye gusobanuka mu minsi iri imbere, kuko ari ubuyobozi nabwo bwamenye iki kibazo, ndetse n'ubu butumwa rwose Badrama yahise abwuriraho nawe agatangira kwishyuza umujyi. Urabona ko ari pressure batangiye kuzana ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali, ku buryo bishobora no kuba impact nziza
ku bindi bitaramo biri gutegurwa mu bihe biri imbere, ndetse n'uburyo hazajya habaho kumvikana hagati y'ubuyobozi ndetse n'abategura ibitaramo hano mu Rwanda. Dore ko hari n'ikindi kintu Kevin yagarutseho akomoza aravuga ngo ndetse iki gihe banavuga ngo bateje urusaku kuri bafure nye bari bensitaye, ngo bakuyeho bafure ebyiri baza gusigaye izindi ebyiri kugira ngo byibuze bumvikane bagerageze flexibility ndetse bakora ibyo ubuyobozi bashaka. Dore ko n'ubundi polisi itari hari, ahubwo cyari icyemezo washinja ko cyafashwe n'umuntu ku giti cye n'ubundi wari uri muri konseri. Rero reka tuze kureba ukuntu rero umujyi wa Kigali uri buze koriyanta iki kibazo n'uburyo bari buze kugikemura, ndetse n'uyu musore aho amagambo comment kuri iyi post yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram hajya hagaragara izindi comment z'abafana bavuga ngo we Kevin uri kugenda wikomanga ku gatuza wigira umuhanzi ukomeye, ugaragaza ubwendisipline, ugaragaza kutubaha abantu, ndetse babihuza n'ibyabaye muri icyo gitaramo cya Drip City n'ubundi cyari cyabaye mu gihe gishize n'ubundi kirimo abanyanigeria babiri, nacyo cyaje kugenda neza. Ndetse ubwo ibitangazamakuru bitandukanye byaje gukritika n'ubundi Kevin bivuga uburyo n'ubundi yagaragaye ashimwa n'abanyarwanda ndetse n'abafana wabonaga ko bamwishimiye, ariko nawe nubwo bamushimye ariko nawe yagiye afata ibyemezo bitari byiza, ndetse naho yaje kubabazwa nuko ngo impamvu ngo yakoze iyo accident ari nziza, agasa nkaho ateje umwuka mubi ndetse na genge bishobora kuba barashatse kwinjira mu mirwano ku bantu bakurikiranaga murabizi. Rero nawe yaje kwisobanura avuga ngo impamvu yabikoze ngo nuko umudije yari amusuzugwe ndetse bamugaruye kuri stage aza gukina indirimbo z'abanyanigeria n'ubundi ngo kuko hari agasuzuguro kandi atari kubasha kubyihanganira. Uyu musore n'ubundi ufite amaraso yihuta cyane, uri kubona ko nawe ibyemezo ari kugenda afata ndetse n'amareaction ye atari meza ndetse bishobora kuzagira impact ku muziki we. Reka turebe tumwifurize guhinduka ndetse no kwitwara neza ndetse no gukomeza gukorana n'ubuyobozi neza, ndetse twifuze yuko n'ubuyobozi bushobora kugira flexibility ndetse bukaza gukavaringa iki gihombo bwamuteje, bishobora kugira impact rero kuri video clip bagombaga gukorana n'uyu Yose, uyu muraperi ukomeye n'ubundi Nigeria. Reka nkubitse ko iyo ndirimbo n'ubundi bakoranye yitwa Cloud, nayo yari vibe ya danje ku buryo wumvaga ko ari indirimbo izamugeza kure ndetse igatangira kumufungurira imiryango za Nigeria, dore ko hari abandi bahanzi bamaze kugeraho barimo nk'aba Platinum nabo turi kwitega indirimbo zabo nshyashya n'amakorabara muri Nigeria akomeye. Rero reka turebe ukuntu biri buze kurangira, ariko iyi ni inkuru iri gutrendinga ndetse iri kuvugwaho amagambo menshi atandukanye ku buryo rero hari na bamwe bashobora kubigenderaho rwose bagiye bafashe izi decision zitangaje ndetse zitashimishije abanyarwanda kuba igitaramo cyategurwa ndetse ufite n'ibyangombwa byose ariko kigahagarikwa ku munota wa nyuma. Reka turebe rero n'abagomezaga gushinja Kevin ko ashobora kuba ari kwishyura imyitwarire mibi rero yagaragaje mu bihe bishize. Rero turebe nimba ari byo koko cyangwa se n'ubundi nimba ari burenganurwe, ndetse nkubwire yuko rwose breaking news yindi iri bukurikire kuri iyi ngingo rwose y'ibyabaye kuri Kevin n'ubundi urayisanga hano kuri Kigali channel. Rero kora subscribe ndetse ugumane natwe rero kugira ngo ayo makuru yose akugerereho igihe aho uri hose. Rero reka nkwifurize kugira ibihe byiza. Ciao ciao.